ndasuje mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe ni Pastor Placide nongeye gushimira Imana yongeye kunyemera kongera kuboneka imbere yawe wowe ufunguye video kuri telefone yawe cyangwa ukaba uyifunguye none kuri televiziyo yawe Imana yo mu ijuru umugisha ko wemeye kubana natwe nanone twagarutswe kugira tuganire ijambo ry'Imana tujye tugira ibihe byiza byo kuganira ijambo ry'Imana kandi ni nabyiza nta n'ibindi bintu twagakwiye kuganira bitari ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo ryavuze ngo iyo abana b'Imana bicaraga baganira ngibitoro ry'urwibutso birabumburwa igihe nk'iki rero ni igihe cyakibagirana mu maso y'Imana kuri gihe uri kukubwira ijambo nawe ubwawe ufunguye ugaha aka kanya k'ijambo ry'Imana nyambona tuya dukunda kureba ibintu byinshi cyane ugasanga ibintu bidafite umumaro tubyitayeho cyane ariko iyo witaye ku ijambo ry'Imana nawe rikwitaho mvuze ngo iki ndavuze ngo iyo witaye ku ijambo ry'Imana nawe rikwitaho ijambo ry'Imana bavuga ngo nkunda bankunda bashaka umwete bose bazambona gushaka Imana umwete urayibona Imana yacu nihabwa icyubahiro nanone ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo uriwe wese intege nke cyangwa imbaraga zawe ufite Uwiteka yagukoresha ndabisubiramo uriwe wese ku mbaraga zawe cyangwa ku ntege nke zawe ufite uriwe Imana yagukoresha ayishaka kugukoresha aho hari umwanya wawe muri iyi si hari umwanya wawe mu bwami bw'Imana hari umwanya wawe hariho abantu Imana ihamagara mu buryo butandukanye hari abantu ihamagara kugira ngo bafashe abandi hari abantu Imana ihamagara kugira ngo babwirize abandi hari abantu Imana ihamagara kugira ngo bihanganishe abandi hari abantu Imana ihamagara kugira ngo babwire abandi amagambo meza hari abandi bantu Imana ihamagara kugira ngo bahugure abandi mu magambo make rero ukuri kose uko uri kubitekereza wowe niwe mbwira Imana yagukoresha Yesu nashimwe ahari ushobora kuba warumvisha amajwi menshi aturuka kwa Satani akubwira ko wowe udakwiye udakenewe hakwiye kanaka na kanaka bakora kuri ariko ukuri niko Imana igushaka reka tujye mu byanditswe tujye gusoma Matayo ibice 4 turaza guhera ku murongo wa 12 turavuga ngo Yesu atoranya abigishwa be mu bigishwa Yesu yatoranyije harimo abanyembaraga harimo n'abanyentege nkeya ariko imbaraga zabo ntabwo ari bazizi kari imbaraga bimwe na bimwe babonaga nk'intege nkeya bamwe na bamwe bakibona aho bari bakabona kuba bari aho ngaho bishobora kuba intambamyi yo kudakorera Imana reka tuvuge ngo harimo abari abadokteri harimo abari barize harimo abari baragize gute ariko harimo n'abarobyi Yesu nahabwa icyubahiro reka turebe iri jambo dusome guhera ku murongo wa 18 ngagenda iruhande rw'inyanja y'Igalilaya abona abavandimwe babiri Simoni witwa Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi Yesu nashimwe Petero na Andereya mwene se ngo barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi mu magambo makeya bari nk'abacuruzi bagataro wenda tuvuge gutyo cyangwa se abantu bari babaye ubuzima budashobotse bwitwa nkaho ari ubuciriritse Yesu nahabwa icyubahiro ariko kuri Kristo ibyo bita abantu bitwita ibiciriritse ku Mana ntago ari byo yita ibiciriritse ni ibitubaha Imana ibifite icyubahiro ni ibyubahisha Imana yacu nihabwa icyubahiro ngo kuba ari abarobyi arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira Yesu nahabwa icyubahiro uyu ni Simoni na mwene wabo Andereya hari ahandi uzasanga bari kumwe na se ngo bamusiga aho ngaho bakurikira Kristo baragenda kuko yababwiye ngo azabagira abarobyi b'abantu ntago Imana igambiriye kuzagukoresha ngo yabanje kugira umuntu w'igitangaza ahubwo ubusanzwe uri igitangaza ahubwo ikibazo nuko utaramenya uburyo uri igitangaza ntago ari kuvuga ngo kuba umuntu ari igitangaza ngo nukuba ngo ari umuntu hambaye uvuga ibintu bikanganye kuba igitangaza ni ugukora ibintu uko Imana bikugeneye byumve neza bamwe yabahamagariye kuba abarobyi b'abantu abandi bahamagara kuba bigisha abandi bahamagara kugenda uhamagara umuntu akaza kuri Kristo reka mbahe nk'urugero hari umugore w'umusamariya wari urimo avoma amazi ngo Yesu araza amusanga ahantu yarimo avoma amazi warashinga aramubwira ngo mpa amazi umugore ambwira ati reka twebwe abayuda n'abasamariya ntago tujya duhuza wa mugabo usize ikintu ushakaho Yesu aramubwira ngo iyo uza kumenya uwo muvugana ngo umwatsi ngo amazi kuko ngo ufite amazi ngo atuma abantu batongera kugira inyota wa mugore aravuga ati ariko se ayo mazi wampayeho ntazongera kuza kugira gute kuvoma hano kuko iri riba kure amubwira ibye agera naho amurondora ko yari umusambanyi yafite abagabo batanu ngo nuwo bararanyije ijoro atari uwe wa mugore ngo ariruka ajya kubwiriza ubutumwa avuga ngo mbonye umuntu wavuze ibyanjye byose akabimenya ngo ubanze yashobora kuba ari we mwene Dawidi Yesu nahabwa icyubahiro hanyuma icyo gihe uwo mugore ntabwo yari yizimo imbaraga cyangwa se impano yari azi yuko icyo ashoboye ari uburaya ariko yari ashoboye no kubwiriza ubutumwa mu magambo make uyu munsi ushobora kuvuga ngo ndi umunyantege nke ariko hari izindi mbaraga Imana ikurebamo
ari nazo guhamagarira kano kanya, ari nazo zatumye Imana imaka kanya kugira ngo nkubwire ngo intege nke zawe zishobora kuvunjwa mu icyitwa imbaraga. Hari icyo wita intege nkeya ariko ku Mana gishobora kuba ari imbaraga. Ku muntu ugira amagambo menshi Imana iramuhamagara ikamubwira uti hindura amagambo, sinkubwiye ngo ceceka ahubwo vuga amagambo meza. Yesu ntabwo icyubahiro. Ku muntu uzi guceceka Imana iramuhamagara ikavuga ngo ceceka, ariko ucecekane ubwenge n'inama nyinshi ujye ugenzura kugira ngo ibyo wagenzuye bifasha abantu. Ntabwo izari intege nke zawe, iyo mifatire yawe ufite iyo ukuyemo icyaha. Ikintu Imana dushakaho ni iki subuntu? Imana igushaka uko uri havuyemo icyaha. Numve neza, uko utekereza n'uko uteye n'uko ukora ibintu niko Imana igushaka, ugakuramo icyaha ibintu bigenda neza. Imana yiguhamagaye yica urubori rw'icyaha. Kristo yageze mu bugingo bwawe amira imbaraga z'icyaha kugira ngo ubashe gukiranuka, hanyuma ukamukorera mu mbaraga zawe ufite. Yesu ntabwo icyubahiro. Suko imbaraga zidahari ahubwo imbaraga nuko zidakoreshwa. Suko imbaraga zidahari ahubwo nuko zidakoreshwa neza. Imana yacu nishimye. Rero aba yarahamagaye yarabwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu. Imana ntivugana nawe mu rurimi utumva. Iyo iguhamagariye uri wenda tuvuga umushoferi avuga ati nzakugira umutwazi w'abantu, kuko ubasha kumva iyo mvugo nyine. Nawe rero uburyo iri kukuganiriza ushobora kuvuga ati ni imyumvire yanjye nibyo ndi gutekereza kuko nibyo mbamo, ntago ari Imana iri kuvugana nanjye. Uko Imana ikuvugisha nuko ari uko nguko nyine niho ngaho uba. Iri umurobyi ikubwira ngo uzakugira umurobyi w'abantu.